ye kujya niganyira nibazuka ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko ikintu gishibikwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira nk'amahoro umunezero n'umubabaro byose abinzanira nk'amahoro. Ndetse buri munsi kandi angenera ubuntu bunkwiye ajyanyikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana nguko uko ajyantunga buri munsi ajya ndamira muri ibyo byose buri musaza ajyana imbaraga ibyo ni isezerano yampaye buri musaza ajyana imbaraga ibyo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha ngutaramire neza icyo umbwira more nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Haleluya. Imana ishimwe. Shimiye Imana kubw'iyi ndirimbo tumaze kuririmbana hamwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni indirimbo ya 68 muri iki gitabo cy'indirimbo z'agakiza ngo mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko yawe mwami Imana umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Iri ni isengesho ryiza nawe warisenga aho uri mu rugo rwawe n'umuryango wawe Imana ikabongerera imbaraga. Umuririmbyi rero yaririmbye amagambo meza ngo buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye. Haleluya. Ndakwibutsa ko Imana yadusezeranije ko muri uru rugendo izajya twongerera imbaraga umunsi ku munsi. Buri munsi duhura n'ibituvuna, buri munsi duhura n'ibiturushya, buri munsi duhura n'ibitubabaza umutima, ariko umwami Imana azajya duha imbaraga. Iryo ni isezerano yaduhaye. Iri sezerano ryo guhabwa imbaraga buri munsi ni isezerano Kristo yahaye abamwizera. Nimba wizera Kristo ukaba utangiye gucika intege, nagira ngo mwibutse rino sezerano. Buri munsi azajya duha imbaraga. Ongera umubiri ruhande arakongerera imbaraga. Nimba unaniwe mu rugendo
ari isezerano ko azaduha imbaraga. Haleluya. Iri jambo ryari rinezeza cyane ko buri munsi azajyamo imbaraga, kandi iryo ni isezerano yampaye. Iyo sezerano nawe yariguhaye, wongera uryibuke, turyibukiranye, dukomezanye mu muryango, dukomezanye mu rugo rwacu, twongerere dukomezanye, turemeshanye n'amagambo meza, amagambo aruhura umutima, amagambo y'Imana, amagambo ashima Imana, kandi amagambo ahimbaza Imana. Rero nimba warucitse intege, wibuke ko dufite isezerano ryo guhabwa imbaraga no kongererwa imbaraga umunsi ku munsi. Reka dukomeze kugira ibihe byiza iwacu mu muryango, aho turi duhimbaza Imana. Mukomeze mugubwe neza, Imana ibongerera imbaraga no mu bikomeye biriho ubu ngubu, no mu bikomeye biri mu muryango, no mu bikomeye biri guhura nabyo, mu bikomeye biri mu bana cyangwa mu bo mwashakanye. Aho ngaho Imana yaguha imbaraga ukabasha kubitambuka, ugakomeza ugahimbaza Imana yacu. Mugire umunsi mwiza rero, ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, naho utaha.